ntabwo byemewe kunywa uko bishaka. Ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe kurenza 5,000 umumotari. Ingaruka ni uko bari gutaha turi kubabwira ati bongera amafaranga nawe ntibabyumve. Yego biragoranye kubyakira kuko twabyumvishe. Abaturage no kubimubwira we ari mu cyaro ntabwo yakumva ko ibintu bishoboka, ariko ko ari uguhenda ari kubahenda, ariko natwe ntabwo twabigenza. Ikaze kwivuga Global Prime ndise Mugeshi Bayingana, turi mu murenge wa Kiramuruzi ho mu karere ka Gatsibo, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nyuma yuko RURA itangaje ko ibiciro byahindaguritse kubikomoka kuri petrol, twase tugenderera abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto hano mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, nkuko nari nabitangaje ngo twumve ibitekerezo byabo ndetse tunamenye niba abaturage cyangwa se abagenzi abakiriya babo batangiye kwakira ingaruka cyangwa se bari kumva ko ibiciro nabo byazamutse, cyane ko na guverinoma yaraye itangaje ko bagomba kubyakira kandi bakanumva ko ibiciro byazamutse. Reka tubaganirize twumve icyo batekereza, twumve n'ibitekerezo bitandukanye, muraza kumenya byinshi muri kino kiganiro. Ndayisenga Innocent. Witwa Ndayisenga Innocent, uraza kongera ijwi gato kugira ngo uru rusaku turimo rutaza kuniga ikiganiro turi buze kugirana. Dukomeje n'impinduka cyazashyizweho bitewe kandi ibibazo bimaze iminsi biri kuvugwa hirya no hino mu isi, by'umwihariko intambara ikomeje mu burasirazuba bwo hagati yanatumye inzira yanyuzwagamo ibikomoka kuri petrol ifungwa. Ni amakuru wenda abantu benshi badakunda gukurikirana, ariko ni nacyo kihishe inyuma y'ibiciro byiyongereye. Kugeza ubu kuri sitasiyo zitandukanye amakuru dufite ko hari zatangiye gufunga. Aha muri Kiramuruzi station aho mufatira cyangwa se aho munywera bimeze bite? Ushobora kunywa uko ubishatse cyangwa se hari ingamba zamaze gushyirwaho? Ntabwo byemewe kunywa uko bishaka. Ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe kurenza 5,000 umumotari. Ku muntu utwara ikinyabiziga nk'imodoka ntabwo wemerewe kurenza 30,000. Turaza kwibanda cyane ku mwuga ukora. Ingano y'amafaranga yose waba ufite ni yemewe mu rwego rwo gusaranganya. Murasabwa ko utagomba kurenza 5,000. Ubwo ugereranyije 5,000 byagura mazutu, niba moto zinywa mazutu sinzi, uraza kutubwira essence. 5,000 byagura essence ingana gute? Essence litiro 2.15 ntabwo byarenga. Mu busanzwe mbere yuko hashyirwaho aya mabwiriza yo gusaranganya kugira ngo musangire mwese, nyine hataza kubaho kwiharira cyangwa se kugura nyinshi ukajya kuyibika mu rugo wikanga ko mu minsi iri imbere bishobora gukomera, wenda ibiciro bikaba byakikuba. Ubundi mu busanzwe wakoreshaga nk'iyangahe essence yangahe ku munsi? Ubundi ntabwo byashoboka kutakoresha nk'ibihumbi byibuze 15 ku munsi, gusa ntabwo byahita bishiramo. Yego. Noneho ubu ngubu rero ushoboye nko kujya kuri sitasiyo 3 ku munsi bitewe n'ikibazo cy'amafaranga ufite. Ubwo bivuze ko hari bamwe muri bagenzi banyu batangiye guhagarika akazi kubera ko iyo banywesheje yabashiranye? Yego. Ibyo rero biri kuba ku munsi, bari kubwirwa n'iki ko uwo muntu yahanyweshereje? Se uri gusiga ibyangombwa, bari kugufata ku isura, biri kugenda bita muri rusange? Ni ukuvuga ngo uragenda wenda tubare izi saha turi 10:00. Yego. Urakora wabona yishijemo ugasubirayo ukongera ukanywa ibindi 5. Ubwo ntabwo icyo utemerewe ni ugufata nk'ibihumbi 10 byose ubinywereye akanya kamwe. Yego. Ni ukunywa mu byiciro. Wanywa inshuro zose ushaka ku munsi, cyangwa nuko buri uko ugiyeyo utagomba kurenza 5,000? Yego. Hanyuma ingaruka rero byatangiye kugira mu mwuga wanyu, abo mutwara bo bari kumva cyangwa se ibijyanye n'uko ibiciro bishobora kwiyongera ko biziyongera byanze bikunze, n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibijyanye n'izi ngendo n'izindi serivisi batanga RURA bemeje ko guhera uyu munsi tariki 4 aribwo byagomba guhera ku munsi w'ejo aribwo byagomba kubahirizwa. Sofa ihindagurika ry'ibiciro ku bantu mutwara byo bari kubyumva bihagaze bite? Ni ukuvuga ngo abantu turi gutwara bo uramuca amafaranga bitewe n'urugendo afite, akakubwira ati ntabwo byashoboka, ati ubwo ndagenda n'ikirenge. Noneho ukareba kuyiparika ugasanga upfuye kumuca makeya uramujyanye, ariko ntabwo bari kubyumva pe.
biri kujya rero iyihe ngaruka kuri uno mwuga wanyu musanzwe mukora, cyane ko uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto hari ibibazo bigiye bitandukanye mwagiye mutangaza mu minsi yatambutse, contravention za hato na hato, bijyanye n'ibindi bibazo akenshi abamotari muhura nabyo, biri kugira ngaruka ki cyangwa se mbogamizi ki ku bisanzwe mu mikorere yanyu? ni ukuvuga ngo urugero wenda nk'umuntu wafashe nka moto muri kampani runaka, igihe kiragera ukajya kubona bamwoherereje SMS ko agomba kwishyura uyu munsi cyangwa ejo, ugasanga umunsi wo kwishyura nta mafaranga afite. Usanga rero ni ikibazo gikomeye bitewe n'ibiciro birimo kujya. Hari ababakuriye mu makoperative musanzwe mubarizwamo cyangwa se abandi bafite mu nshingano bareberera, hari icyo bari kubizeza, hari ubutumwa runaka bashobora kuba babageneye, bihagaze bite kugeza ubu muri rusange? Ni ukuvuga ngo urahura nawe wamubwira ikibazo ufite cyangwa imbogamizi, akakubwira ati turimo turabikurikirana, tuzareba muri iyi minsi tuzababwira. Nta kindi bari kudutangariza. Yego biragoranye kubyakira kuko twabyumvishe. Yego. Ikintu twabasaba no kudukora ubuvugizi nyine bwo ku bagenzi nyine bakongera ibiciro nyine bakajya tugendera nka 500 bakongera. Yego, reka dufate urugero ruto rw'ibifatika. Kuva aha kugera nka Kawangiro hagenderaga ngahe? Kuva hano Kiramuruzi kuri gare kugera Kawangiro ibiciro 500 uhagenderaga 500. Ubu rero ugendeye uko ibiciro bihagaze kuri uyu munsi uko essence iri kugura, ubu kuva hano kugera Kawangire nibura udahombye nangahe? 1000 bar pe igihumbi, ukubye kabiri kandi yongereho 300. Bagenzi bawe twaganiriye mbere bambwiye ko n'ubundi essence mwayiguraga inoti ya 200 na 500 bwa mbere kwaduhera na 500 cyabaga ari igihendo. Yego, twicara ubusa tugakora. Hari uwo twahoze tugana akarambwira ataho kugira ngo nkorere mu gihombo ndaza kuba mpagaritse uyu mwuga. Bigeze ku rugero rwo hagarika akazi kubera kuzamuka kwizi essence. Uratubwira uko ubyumva nkawe? Nawe biri kugera rw'uko wahagarika uyu mwuga ashaka ibindi ukora? Byashoboka. Byashoboka cyane kuko kujya kuruhomba wabiritse ukamura akazi kareba byerekeza. Hanyuma nk'umwuga rero usanzwe ugutunze byanze bikunze, ubwo hari icyo ushobora kuvuga nk'icyifuzo kugira ngo akazi kawe nawe gakomeze? Icyifuzo ni ikihe kugeza kuri ubu ngubu? Icyifuzo cyanjye ni uko batuvugana nyine ingendo bakazuriza kuri izi ngendo, ariko ibyo ni ubwumvikane hagati y'umugenzi n'umumotari. Ariko kugira ngo abagenzi babyakire bizagorana cyane kuko bamenyera amafaranga 500. Yego. Kugira ngo mubwire 700 ntabwo. Ubwo aho ni kuri rwa rugero twadufashe rwo kuva hano Gikawangire. Yego. Uracyafite ijambo nta kibazo isanzura uvuge? Yewe nta kindi kibazo. Nta kindi kibazo nicyo ngicyo. Ikibazo ni icyo, murakoze mudukora ubuvugizi. Nta kibazo, nayo mpamvu y'iyi nkuru turi gukora, ahubwo ngera umbwire ababakuriye mu makoperative bo uruhare rwabo ni uruhe muri kino gihe? Muri kino gihe nabo ni gutya bimeze nyine, nabo ni ibintu byabaye bitunguranye, ndakeka byatangira ijoro y'uyu munsi. Yego. Tumaze iminsi tugenda fama ingendo essence nyine tutegura 990, none ubu ngubu essence igeze kuri 2300 n'amafaranga 300. Yego. None rero biragoranye kugira ngo umugenzi umwumvishe ko byazamutse. Yego. Ariko nanone kandi ntago ari ibintu byaje gusa from nowhere cyangwa se bidafite aho biturutse. Urabizi by'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwo hagati n'ingaruka zabyo. Ikindi kandi guverinoma yijeje ko bitazahoraho, ahubwo birumvikana ko namwe mugomba kugerageza kumva izi mpinduka ko si twe gusa, si mu Rwanda gusa, ni hafi mu isi yose. Namwe mugerageze mumva izo mpinduka, ariko mukorane neza n'abakiriya banyu ubwo ari bo bagenzi. Reka ngushimire cyane rero. Niba nta kindi cyifuzo cyangwa se icyo watangaza, ariko hari icyo nakomeje kubaza abagenzi bawe, mumaze n'ubundi mufite iminsi mufite ibindi bibazo muvuga muhura nabyo muri no mwuga bikaboroheye, za contravention, assurance, biki, ibintu no muraza kubihuza muti? Bitaza kubihuza gute? Yego. Turaza kwicara nyine tubiganire nyine n'abadukuriye nyine tubifatira umwanzuro. Yego. Ibintu twakenye bidutunguye, ariko nta kundi kuntu twabikoraho, gusa nyine abaturage bo ntabwo babyumva, ntabwo birabazamo. Ni nacyo ngira ngo tuganireho. Ni ikiri kubona nk'imbogamizi, ese ni ukutamenya amakuru y'uko namwe aho munyweshereza imibare yazamutse. Nahoze ngana abagenzi babambwira ko essence mwayiguraga 200,
kuri litiro ubare 2,300 n'amafaranga 3. Ni ukudasobanukirwa aho ibihe bigeze, ni ukutahita bakira ko ingano y'amafaranga yazamuka. Mu isesengura mwakoze mwasanga ikibazo ari iki? natwe ubwacu ntabwo turumva ko ibi bintu byabaho. Abaturage no kubimubwira we ari mu cyaro ntabwo yakumva ko ibi bintu bishoboka, ahita avuga ko ari ukubahenda, ariko natwe ntabwo twabigenza ubwo ngubwo kuko bukeye nuko bwije bizajya bagenda babyumva. Ni umunsi wa mbere wo gushyira mu bikorwa ibyari byemejwe. Hari ibyo uri kubona byahise bitangira kugira ingaruka z'ako kanya ukazikora, wabitunyuriramo? ubu ngubu ntabwo ndi gupfa kujya ahantu najyaga njya ndabyanga, nkagira imbogamizi uko nta mafaranga nashobora kuba natanga. Aho muri kunyweshereza hari bagenzi bawe bambwiye ko hari ingano y'amafaranga udashobora kurenza, nibyo cyangwa biyongereho amakuru yabo? Aho ntabwo amakuru nyazi, nuko n'ubundi amafaranga bagura yaguha usibye kuba cyane yazamutse, ariko amafaranga yo barayagura. Hari abo twaganiye bambwira ko aho muri kunyweshereza nta muntu wemerewe kurenza 5, ubwo ni litiro 2 wenda zirengaho gato za essence, niko biri? Aho ngaho rero unabashaka kunywa cyane ko nanyweye, ari kubera ku bisanzwe no muri essence ushaka. Iyo ushaka yose n'ingano y'amafaranga bari kukwemerera ukayitwara. Yego. Hanyuma dusoza n'icyifuzo cyawe, icyifuzo ni ikihe? Ibyifuzo numvishe bigiye bitandukanye, woweho icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye ngomba kubwanjye nk'apyo dukora umwuga w'umotari, twabasha kwegerana tukabasha gukora igikorwa kimwe, abagenzi bose bakabasha kuba bakumva ko ayo mafaranga yaba ariyo tutabibye. Ngira ngo mwumvishe ibitekerezo bitandukanye, ibyifuzo nabyo bitandukanye, n'ikibazo cy'uko abagenzi cyangwa se abakiriya bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto batarakira ibyihindagurika mu biciro. Abamotari bakemeza ko bo nta yandi mahitamo ahari, kandi banumva n'impamvu yo kwiyongera kwabyo. Banatanze ibyifuzo bitandukanye kuri guverinoma yacu, nayo kandi yatangaje ko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiciro byongere byorohe. Nitwa Semugeshi Bayingana, iyi ni Buga Global Prime.